Bakunzi ba David TV rero abo twari kumwe mu kanya live, tugize ikibazo kijyanye na connection, ariko uko byagenda kose ntabwo twabura kubivuga, niyo byatinda impamvu twari tubishyize live kwa kugira ngo byihute, ariko connection ibaye ikibazo. Ndagira mbabwire ngo ntabwo ikoranabuhanga nta umva murarindusha, ariko mu bwenge buke mfite nzakora ibishoboka byose kandi bizabageraho uko bikwiye bigomba kugenda. Dore uko itangazo ritangiye riravuga riti: amakuru twamenye nuko ejo tariki 25 z'ukwezi kwa 11 2022 i Kigali habaye inama. Iyo nama yabereye igikondo aho bita kwa Gacinya, ikaba yarahuje abakuru b'iperereza rya polisi, irya gisirikare n'irya gisivili NSS. Iyo nama yanzuye ko icyambere mu byumba hagomba gukorwa ibishoboka byose hakinjizwa abantu benshi ba M23 muri Goma, cyane cyane urubyiruko. Ibyo ni irya mbere, icyo ni icyambere. Icya kabiri, igihe ingabo za byose zizaba zitangiye ibitero kuri M23 muri Goma, hazahita hatangizwa akavuyo ku kwica abantu, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ubwo batutsi murabe mwumva, ubwo karababiri hariho umugambi wateguriwe kwa Gacinya. Icya gatatu iravuga ngo nuko Red Tabara y'Abarundi yamaze guhabwa amabwiriza ko igomba gukora ibishoboka byose igatangiza ibitero ku Burundi mu rwego rwo guca intege ibitero bya EAC. Murabe mu byumba barundi kazi, inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba, ibi bintu mu byumva hakiri kare. Ndumva mwabwira abo bavandimwe b'abakongomani bakita kuri Goma cyane. Ikindi n'abarundi nabo baryamire amajanja. Aha, Red Tabara igomba kujya guteza akaduruvayi mu Burundi. Ubwo rero barundi kazi, bakongomani mwese aho murarye muri menge igoma cyane, mucunge kuko umugambi wo kubagirira nabi wamaze gutegurwa, wo kuza kwica cyitwa umututsi aho ngaho kugira ngo bavuge ngo ni ingabo za EAC ziri kubikora. Umugambi wateguriwe hehe? Igikondo kwa Gacinya. Ibyo byose rero ntimuzavuge ngo David TV nta kitababwiye. Nyuma yo kubanyurizaho iri tangazo rero naringiye live biranga, ariko ndabana uko byasa kose ndagikora kibageraho bitinze, ariko mukimenye. Isi yose rero ibyumve. Kwa Kisekedi nababwira iki? Mutega amatwi, niba mutagira ubutasi mugende mu bushake, ubundi hasigaye mukurikire mumenye ibiri gutegura. Ngiye ibyanjye ndabirangije kumugaragara izuba riva, mbereho icyo nzi cyo kereka kitazangeraho, ariko ikizangeraho mu mwobo ndimo nzakibagezaho kumugaragara izuba riva. Nanashimire na wa wundi nawe wahawe amafaranga yo kugira ngo ashakishe mpaka banyishe, nawe uw'agaciro wubahwe. Ikimbabaje nuko amafaranga igihe watanze cyo kumbona nukimara utarambona, wasinyiye ko ugomba kurangiza uyu mwaka ungejeje i Kigali. Nurangiza uyu mwaka utarangeze i Kigali, ngurwo urupfu rwawe nawe urabupfuye. Nagusabira rero kuri Nyagasani Imana yacu, buryo utazi imikorere y'ingingo zawe ntakagutera ubwoba. Ubundi hasigaye rero abasenga nimusengere abakongomani, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Rwose mumenye ko mwamaze gutangwa, rwose inama yabaye kuri 25
dore yabaye kuri 25 murangije dutegereza ko hari abazabibabwira. Reka da, ngaho ibaze nk'umunyamakuru ubuze ibi bintu ntabitangaze kandi ari umunyamakuru. Nabwiye mujye mubinyoherereza njye bereke bibavugire, kuko mwebwe kubivuga byarabananiye, kuko bararaba bakasa imitwe. Mubyohereze mubivuge nk'uko bimeze. Ubundi hasigaye rero ngushimire nawe muvandimwe wabashije kwitera icyuma. Bibi babyita kwitera icyuma, ukitera icyuma ugatanga amakuru nk'aya ngaya. Rwose wubahwe kandi Imana y'amahoro iguha umugisha. Mbwira na perezida w'u Burundi mucunge imipaka yanyu neza. Red Tabara ubundi hasigaye itabadurumbanyiza igihugu cyanyu. Murakoze rero, Imana y'amahoro ibampere umugisha. Gusa njyewe ntabwo nzicara cyangwa mpwebe kubabwiza ukuri. Ukuri niko kuzaba batura. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibi mwishoyemo murabona bizabageza he? Ibi ni ibiki Banyarwanda? Narabwiye ngo ushaka kurira amabuno y'inkoko ayabona umuyaga uhushye. Hasigaye rero nawe wahawe icyo kiraka cyo gushakisha David, nakubwira iki? Ubundi sha umva, icyakora nugira Imana ukabona usohotse mu gihugu, uzagisohoke mu gendo ugiye. Ubundi niba ari utwo dufaranga baratugwaye, niba atari umuneke umwe baguhaye kugira ngo indi bazayiguha uhageze, uzafatireho pe. Nakubwira iki? Hasigaye rero abakunzi ba David TV n'abakunzi b'Impirimbanyi TV, mwese mwubawe n'ukuri pe. Ntimwibagirwe kugira gute? Gukora like, mukore share. Ubundi nababwira iki? Ubundi tuzamuke, tutumbagire, tugere kwaho tugomba kugera. Ubundi amakuru tuyakore neza koko. Ubundi icyari cano bihinduke televiziyo nyarwanda. Niko bimeze, kuko abangaba birirwa batubeshya. Ikindi kandi mubimenye, ejo bundi habaye inama ibera i Rubavu iyobowe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Bashyize hejuru bundi. Ikintu cyantunguye ni kimwe, ni ukubona nta bagabo bakiriho. Abagabo bose barajyanywe, abandi barishwe. None ubu abagore nibo bagiye kujya barara irondo n'abana. Murabona nta kibazo dufite? Ibaza igihugu gisigaye kitagira abagabo. Ubundi barangiza bati nta ntambara yantera ubwoba. Irabatera ubwoba se ntibatera ubwoba? Narababwiye ngo muhunge hakiri kare. None se u Rwanda none rugiye rwamenya neza ko hariho ikibazo? Hari andi marenga se mushaka babacira? Bazamara amano. Bakunzi ba David TV rero, abasenga musenge, ariko abarigoma murarya muri menge. Reka nongere mbisubiramo mutavuga ntabwo mwumvisha. Mwabagabo mwe, nubwo ntazi gusoma ariko ndahengeza. Ariko sha ngo amakuru twamenye nuko ejo tariki 25 z'ukwezi kwa 11 2022 i Kigali habaye inama. Iyo nama yabereye i Gikondo aho bita kwa Gacinya. Ikaba yarahuje abakuru b'iperereza rya polisi, irya gisirikare n'irya gisivili. Yes, iyo nama yanzuye ko icyambere hagomba gukorwa ibishoboka byose hakinjizwa abantu benshi ba M23 muri Goma, cyane cyane urubyiruko. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, igihe ingabo za EAC zizaba zitangije ibitero kuri M23 muri Goma, hazahita hatangizwa akavuyo ko kwica abantu, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Muri kubyumva? Icya gatatu, nuko Red Tabara y'Abarundi yamaze guhabwa amabwiriza ko igomba gukora ibishoboka byose igatangiza ibitero ku Burundi.
mu rwego rwo guca intege ibitero bya yase. Ndumva mwabwira abo bavandimwe baba abakongomani bakita kuri Goma cyane, kandi ikindi n'abarundi nabo baryamire amajanja. Barundi kazi, inshuti zacu, inshuti z'umusaraba, inshuti dufatanyije umubabaro, mumenye ko inama zateguwe zo kuza kudurumbanya umutekano wanyu. Ubwo mucunge rero, mucunge neza, mucunge cyane. Ubundi hasigaye mutazavuga ngo hari na kimwe tutababwiye. Byari bigoye kuzandikira perezida w'u Burundi mukamubwira ibaruye ikagenda yanagera no ku Kanyaru, reka da ntiyatambuke, cyangwa se n'uyijyanye bakamwica ntigende ngo izagere i Bujumbura. Ariko ubu biroroshye. Ubu ari perezida Nkurunziza, ubu nafungura byonyine gusa cyangwa n'umucungira umutekano nafungura akabona iri tangazo, ari buvuga ati nyakubahwa perezida w'u Burundi, bati dore umuntu bita David, dore itangazo yerekanye, ngiri urishaka wese arinsabe ndarimuha. Nuko bimeze. Ngewe ntabanga nzagira FPR hejuru y'ibyo yankoreye, hejuru y'ibyikorera abaturage, hejuru ukuntu abaturage birirwa bavuza induru kubera FPR, hejuru yo kubona akarere kose kirirwa kavuza induru kubera FPR, hejuru yo kubona ibihugu byose byirirwa bivuza induru kubera FPR. Nta mahoro muzagira keretse umunsi mwumvishe ko navuye mu mwuka, kabone niyo mwampa ibyo mwantwaye byose, ntabwo nzabura kuvuga ibyanyu. Mwarahemutse rero, muhemukira abaturage, niyo mpamvu nta mpuhwe tuzigera tubagirira. Mako aho uri wubahwe, numvishije wanashyizeho na gahunda yo kuvuga ati umuntu uwo ari we wese uzi ko yakoze icyaha cyangwa n'amaso y'abanyarwanda, uwo nguwo azashyirwa hariya ku mugaragaro yicwe nk'abandi bose. Ubwo igihano cy'urupfu ubwo muri make bivuze ko kigomba kugaruka mu mategeko y'u Rwanda, kuko n'ubundi abantu barapfa kandi igihano cy'urupfu cyaravuyeho. Mako rero aho uri ndagusuhuje ikamba, isi n'ijuru, mwese ahantu mwese muri, nukuri pe, muburire abanyarwanda, muburire abarundi, muburire abakongomani, rwose mubaburire, n'abaganda bose mubaburire rwose. Ubundi hasigaye bacunge neza, kuko amazi si yayandi. Inama yarakozwe, irakorwa rwose ku mugaragaro izuba riva. Ubundi hasigaye rero Imana y'amahoro bampera umugisha, gusa mwibuke neza nge bibabwiye hakiri kare ko ari uwahawe amafaranga yo kugira ngo aze gushakisha David. Ibyo byose mwicare mubizi. Ubundi hasigaye rero nshimire n'uwatanze ayo makuru akavuga ati David wishe cyane, ubwo nabaye nka kakanyoni gatuye ku nzira. Kubera ko barashatse barambura, bashakisha buryo ki bwose bushoboka, baraheba. Ubundi banyura mu bakobwa ndabakatira ku mugaragaro izuba riva, n'amafoto yabo ngiye nyafite. Bakigira inshuti, turi inshuti zawe, kandi barabivuga gutyo, bazi ko bamfungiye umugore, bazi ko ngeze ahantu habi, bazi ko ngeze igihe cyo gupfa, bafunze umugore n'abana kugira ngo babone uko bambona. Nabo ntibambona, bati ngwino tujye kukwishyura amafaranga yawe. Igihe namaze ndi kwishyuza, bazi neza ko nkurikiye amafaranga cyane, ntibagumana amafaranga yabo. Bazi ko bantwariye imodoka, ibyo byose barabizi. Bazi ko bantwaye amafaranga yo kurwibutsa, ibyo byose barabizi. None baranshakaho iki? Ni iki banshakaho? Ibyo batwaye bajyane nabyo. Sinjya ndya ruswa. Icyo nababwiye ngo nimurekure Cyuma, murekure Rusesabagina n'abandi bose bafunze, harimo bakarasira na Idamange n'abandi bose, mubarekure, mureka umuturage uzongera kuvuga. Ariko mu gihe mutarabarikura, naho ibyo kumpa amafaranga muyareke. Ubu maze igihe kingana iki ndiho, nta muntu n'umwe uranyoherereza amafaranga. Ndabara muri FPR. Mubabajwe nuko ndiho. Muti David mumushakisha. Baranshakisha arongera ideni. Nkuburire nawe rero wafashe ayo mafaranga urapfuye ntiwiriwe. Nibyo.
urapfuye ntiwiriwe, nanjye narayanze kugira ngo Cyuma Hassan adapfa, ndayareka. Iyo nza kuyafata ngo urebe tayari nimba iba yaribagiranye. Sinzagambanira umwana w'umunyarwanda, sinzagambanira umwana w'umurundi, sinzagambanira umwana wa Tanzania, sinzagambanira umwana wa Kenya, sinzagambanira umwana uwo ari we wese, yaba ari uwo muri Kongo, yaba ari uwo muri Uganda. Nta muntu n'umwe nzigera ngambanira. Kare. Nta maraso y'umwana w'umuntu azigera ngeraho n'umunsi n'umwe. Ababikora rero nabo ni ibicucu mpuzamahanga.com. Bakunzi ba David TV rero, ubumva ashobora gutera inkunga David TV kugira ngo idahagarara. Akamenyetso ko guteranya 250 karindwi 8 karindwi 2 8 6 3 9 5. Ejo hatazagira uvango David yihishe. Reka ni ikikwereka ko nawe ngira ideni. Ntawe ngira ideni. Yes. Halo. Bakunzi ba David TV rero, ndabona connection ibaye ikibazo. Kubw'ibyo rero reka dusoze ikiganiro cyacu, ubundi umuntu wari ugiye gutanga igitekerezo ubwo yihangane turaza kubikora mu kindi kiganiro. Nyagasani nadufasha, ubundi hasigaye mugira amahoro naho mu bindi biganiro. Bye.